babuza amata y'amatera agahinda n'amanyarwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa abaduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Nk'uko muri kubibona imbere ya kamera za VOW Media TV turi ahantu mubona heza cyane hari igiti cy'inganzamarumbu kinini ndetse n'ibindi biti bitandukanye byiza. Imbere ho murahabona rwose abantu babiri bameze neza. Aha duherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi ku mazi. Nk'uko muri kubireba neza turi kumwe n'abantu babiri, hari ufite umurya w'inanga kitari cyangwa se nk'uko mubyita, hari undi mukobwa muri kubona imbere neza cyane ndetse unambaye neza cyane muba mubibona fresh. Sinzi rero muribaza ati aba bantu baje gukora iki? Niyo mpamvu turi kuze guhera rero ku mukobwa muri kubona imbere yanyu rwose umeze neza cyane, atangira twibwira ndetse n'icyo akora muri rusange. Ubwo rero dumuhereyeho aratangira twibwira. Bimeze bite mukobwa? Muhoza wanjye wandutiye benshi izawe urumuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shengura urakoma. Aha murabyumva neza rero ko ari umukobwa ukiri muto ariko ukora ibintu byinshi byiza. Umva ko sound cyangwa se ijwi rimeze neza cyane. Murumva rubwo ndakeka mwese mwabyumvise ni umuhanzi nk'uko araza kubitubwira cyangwa se nk'uko ari buze kubivuga nyuma y'ibi ngibi. Ari kumwe rero n'umusore nawe ndabona nawe ibyo nakora bizi nawe mukanya araza kutwumvisha aziki yaje gukora iki muri rusange. Nawe araza tubwira amazina ye, uriya mukobwa tubwire kuko ntabwo tumuzi amazina aho yaturutse n'ibyo akora kugira ngo dukomeze n'ikiganiro muri rusange imbere ya kamera ya VOW Media TV. Rero nk'uko babibabwiye nanjye amazina yanjye nitwa Ishimwe Claude, nk'uko mubibona ndi umucuranzi ufatanyije n'uyu mukobwa mubona hano. Yes, murabona rero ko ari umucuranzi rwose ubizi neza ukora ibyazi. Nk'uko bavuga ngo ukora ibyazi ntabwo ahuzagurika. Murumva rero ibintu akora ko abizi neza yabyize. Araza kutubwira ahantu wenda yabyigiye nk'uko numva abantu bajya kwiga muzika, gucuranga n'ibindi bitandukanye. Yes, nk'uwo iruhande rwe rero twababwiye ko ari kumwe n'umukobwa nawe wadukoreye mu nganzo. Nawe atubwira akantu gatoya ariko nawe reka tumuhereze umwanya kugira ngo yibwira abamureba ndetse banamumenye ni muntu ki, akora iki muri rusange. Murakoze, amazina ni Umuhoza Shakira, ndi umuririmbyi nk'uko mwabyumvise, ndi umuhanzi nturuka Rubavu. Mwabyumvise rero ndakeka mwabibonye neza cyane abadukurikiye. Uyu musore rero ndakeka nk'uko muri kubibona ni umucuranzi, uri iruhande rwe nawe ni umuririmbyi. Bivuze ngo umwe ni umucuranzi undi ni umuririmbyi. Kugero tutumva ngo badupfunyikira cyangwa se batubeshya, wasanga bundi umuntu abantu batubeshya ba mbere ni umuntu ubyina yicaye n'umuntu uririmba ari muri ekuteri. Bivuze iki rero? Reka tubereze umwanya mu ndirimbo imwe twumve koko ese murabimerita, ese murabizi. Ikaze. Wowe wahoze urubavu rwanjye none warusize rurangaye, uwari wanjye se kumemukiye narakwiyeretse nka menekiro, aho wanyuze ushaka kwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane, nabuze umuganga wahambura, hari hasobetse umutima wawe, uwo nahoraga ni icy'ingenzi.
Njyanibukanya busa nk'igusaba ibyishimo by'iki byari hagati aho nkongera nkiyibutsa ukigera iwanjye udukino twacu nk'abana bato none nibyo byavuye mu mubabaro wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara nawe utwika inzu ngwahisha umwotsi gusa nta kintu kijya kimbabaza nko kumva wanyuze bose dore umugabo wa mugore wanyuze ayikoreye imyenda ye bose bavuga ngo dore umugabo wa mugore wanyuze ayikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwanza kenshi uba wifatiye amazi kandi ubwo beba bayiri wimuhira heruka umugongo mu mwaka ushize. Yes, mwabyumvise neza rero ko rwose ari abantu bafite impano, niyo mpamvu twabasanze ngaha ku mazi. Bundi iyo wagiye mu hantu hameze fresh nawe umeze fresh, niyo mpamvu rero iyo ukora ibintu byiza, niyo mpamvu ugomba no kujya ahantu heza. Niyo mpamvu rero twabasanze ngaha ku mazi bahari muri nature nziza ni Rubavu nk'uko tubizi, hasanzwe haba impano zitandukanye. Buro niyo mpamvu twasuye aba bantu babiri, umwe w'umucuranzi n'undi w'umuririmbyi, kugira ngo twumve se impano zabo zimeze zite, ese bakora bate, ese imbogamizi bahura nazo ni izihe, ese bimeze bite. Duhe rero kuri cyane cyane uriya muhanzi turi kumwe uririmba indirimbo z'abandi cyangwa se karanyuze zashize, ese niki kubera iki wahisemo kugira ngo uhitemo izi ndirimbo kuziririmba nturirimba indirimbo z'abubu numva abanzi batandukanye, ese kuki wahisemo izi ndirimbo kugira ngo abe arizo ujye usubiramo? Murakoze, mpamvu nazihisemo nuko abasaza barazikunda cyane n'urubyiruko rw'ubu mbese nazo zirakuzwe muri make. Iby'isi mugenzi yewe iby'isi birananuye, iby'isi mugenzi yewe iby'isi birananiye, sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga yarakunyeretse, sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga yarakunyeretse, matage yaremye yazi iyita yarema nitkomenya ubwenge, wahura umenye ko ngukunda najya undi hose menye kunyiyumvira, wahura umenye ko ngukunda najya undi hose menye kunyiyumvira, uwanjye ndacyagukunda umurashenge ndacyagushaka, ndaribwira umpaye byose kuko ngasi byongeye bindirije, imbabazi zo nazibonye burya wumva icyo nsigaje ari ikihe, ngo wemere ko ngukunda wemere yuko wanjye iteka, ngo wemere ko ngukunda